Ukuri gukiza. Ukuri gukiza ni ijambo ry'Imana tugezwaho na Pastor Muhire Faustin, umushumba mukuru w'itorero Yeshua Harvest Christian Church, aho tuzamenyera ukuri ko kubaho kwacu, ukuri ko kugenza neza, ukuri ko gusohoza neza intego n'umugambi twaremewe. Aha ngaha nizeye ko abantu twese tuzagira amahirwe yo kumva rino jambo ry'Imana. Ndizera neza ko tuzabyungukiramo twese kandi dufatanye kugira ngo twagure cyangwa twamamaze ubutumwa bwiza, abantu babashe kumenya icyo Imana ibashakaho. Imana ibaha umugisha. Inshuti bakunze b'ikiganiro Ukuri Gukiza, ndabashuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nkuko mubizi, turaganira ku ijambo ry'Imana aho dusobanukirwa ukuri gukiza. Ndagira ngo nifashishe ijambo ry'Imana mu gitabo cya Hosea igice cya 4 umurongo wa 6. Bibiliya iravuga ngo ubwoko bwanjye burimbuwe buzize kutagira ubwenge. Ubwo uretse ubwenge nanjye nzakureka, we kumbera umutambyi. Ubwo wibagiwe amategeko y'Imana yawe, nanjye nzibagirwa abana bawe. Ndagira ngo tujye muri Yohana 8 umurongo wa 32. Yohana 8 umurongo wa 32 biravuga ngo namwe muzamenya ukuri, ukuri niko kuzaba batura. Nshuti z'Imana, mu rubu buzima turimo tunyuramo bugoye kandi buruhije, abantu benshi barimo bahura n'ingorane zitandukanye. Naje kugenzura mu ijambo ry'Imana nsanga ari uko abantu bayobewe ukuri. Ntago bazi ukuri ko kubaho kwabo, ntago bazi ukuri k'uburyo bagomba gukora ibyo bakora, ntago bazi ukuri uburyo bagomba kubana. Niyo mpamvu bariho mu mwiryane, abantu bakikunda, abantu bagahemukirana. Ariko muri uyu mwanya ndagira ngo twumve aya magambo neza. Bibiliya iravuze ngo ubwo waretse ubwenge, ubwo udashaka kumenya. Ndagira ngo mbabwire ngo kumenya ubwenge ni ukumenya Imana. Yobu yarabivuze muri 28 ngo kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Bisobanura ngo ingorane turimo tunyuramo zingana n'ubujiji bwacu, n'ingaruka zo kutamenya, n'ingaruka zo kwikunda, n'ingaruka zo kudahana agaciro. Abantu ntago bakundana, abantu ntago bashaka ibyahesha abandi amahoro. Ariyo mpamvu Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi Hosea ubwo Abisiraheli bari bamaze gutera Imana umugongo. Imana irababwira ngo mugiye guhura n'ingorane kuko mwanze kumbera abana. Ndagira ngo wowe nkurikiye wumve rino jambo. Imana irashaka kuyigarukira kuko niyo ifite umurongo w'ubuzima bwawe, niyo ifite icyerekezo cy'ubuzima bwawe. Yarakuremye kandi izi ibyo yakuremeye. Ibyo yakuremeye mu gihe utayemereye ngo ikuyobore ntabwo uzabimenya. Igihe cyose rero utabimenye uzakora ibyo utaremewe. Nukora ibyo utaremewe uzahura n'ingorane. Bisobanuye iki? Reka mbaho urugero rworoshye. Iyo utabanye neza n'umuturanyi wawe usarura ingorane z'uko mubana mu bugome, mubana muhigana, mubana mugirirana amashyari. Ariko iyo ubanye n'umuturanyi wawe neza mugira amahoro. Yakize urakira, ntabwo ushobora kuburara yariye. Rero Imana yaturemye, ituremeye umugambi. Biravuga ngo yaturemye mu ishusho yayo, izi icyo yaturemeye. Nta muntu uriho waremewe ubusa. Ifite ikintu Imana yakuremeye. Icyo kintu rero kandi niwo mugisha, niyo mahoro yawe. Igihe cyose utakirimo ugenda uhura n'ingorane. Cyane cyane abankurikira muzi bino bihe turi kunyuramo bya Covid, intambara zitandukanye. Ndagira ngo mbabwire nta handi igisubizo kiri, nuko duhindukiza amaso yacu ku Mana. Imana yacu ishimwe cyane. Duhindukiza amaso yacu ku Mana. Aravuze ngo kuko wanze kumbera umwana, kuko wanze kunyumva, kuko wanze gushaka mu maso yanjye, ntabwo uzambera umutambyi. Gutambira Imana ni ikintu kuyiramya. Imana yaturemye nk'abaramyi, yaturemye nk'abantu bagomba kubaho ubuzima buyinezeza. Yesu avuga ijambo rikomeye arimo yigisha intumwa, arababwira ngo muzamenye ukuri, ukuri kuba batura. Ntabwo dukeneye amafaranga ngo ubuzima bwacu bugende neza. Ntabwo dukeneye abantu batwemera ngo ubuzima bwacu bugende neza. Ubuzima bwacu buzaba bwiza umunsi twasobanukiwe Imana. Nusobanukirwa Imana, ndagira ngo nkubwire
irakuyobora. Waba ukora business, waba uri umuhinzi, waba uri umunyeshuri, waba uri umuntu wubatse umuryango uzaba mwiza, amashuri wiga bizagenda neza, business ukora zizagenda neza. Kubera iki? Uzayoborwa n'Imana, kandi ntabwo uzakora iki itakugeneye. Niyo mpamvu ubona abantu bakora ibintu bitandukanye. Imana yaturemeye ibintu bitandukanye biza bikuzuzanya bikabyara bwa budasa, ari cyo twita kuramya Imana. Iyo tubihurije hamwe rero, ndagira ngo ngusabe ahuri wowe nkurikiye, ndagira ngo uhindukize umutima wawe gushaka kumenya Imana. Numenya Imana uzamenya icyo waremewe, numenya icyo waremewe uzagikora kandi ugikore neza, uzasoze ubuzima bwawe uticuza. Ndagira ngo mbabwire ubuzima turimo igihe gito, ejo tuzabuvamo, ariko umenye ngo hari accountability. Nugera imbere y'Imana izakubaza. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Reka dusenge. Imana ndagushimiye nguhaye icyubahiro kubw'ineza yawe. Reka iri jambo ry'ukuri riganze imitima yacu, udushoboze gusobanukirwa impamvu yo kubaho kwacu, kugira ngo tubashe kugenza neza ibyo waturemeye, tuzasoze ubu buzima tutariho umugayo. Nitugera imbere yawe uzabashe kutugororera nk'abantu bitwaye neza mu mugambi wawe. Ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amen. Ukuri gukiza.